ibi bintu ibi ngibi mbikora mu biti ubu iyi ntare nyikorera ibihumbi 20 iyi ngiyi ni ibihumbi 10 uwo muntu n'aka ngaka koko ni ibihumbi 3 ubu ngubu njya gutangira ibi bintu nabonaga rwose ari ibintu bikomeye ari ibintu bitazamira ariko ubu ngubu ndi kugenda mbona akamaro kabyo bitewe n'inyungu biri kugenda binjyana mu by'ukuri nyine ibi ngibi muri kubona nk'uko ari umusambi meze neza n'uyu iki ni ikigabo iki ni ikigore nkuko muri kubibona bitandukaniye he aho bitandukanye iki gifite amasunzu manini gifite n'ibirokoroko binini kandi iki ni inkongoro bashyiramo iki iyi ngiyi ijyamo amata ariko iyi ngiyi ni umutako uyu ni umurimbo ugurisha ngaho ngo ugurisha 2500 kubera iki henda oya ntabwo menda impamvu menda nuko biba byatwara ibishoro byinshi gushaka amarangi gushaka n'ibiti ni ibintu bigoye cyane ubu ugashaka kangaka n'ibihumbi 3 byonyine urane nabitangiye byari nabitangiye byari ibi ngibi nabitangiye wenda hashize nk'umwaka nabitangiye mu kwa karindwi ibyo ukasabona bigenda se cyangwa se ni ibintu byanga gusa nta nyungu ntacyo ibi bintu biragenda iki ngiki ngubu nakubwiye ko ibihumbi 2000 iki ngiki cyo ibihumbi 10 uyu ni umuntu usibye ko yumva yamunyagiye ngo nawe ubishatse nagukorera no muri beto ibintu bikomeye cyane bifite uburambe nahenga ry'iyo ni 5000 ngubu rwose Imana twitayeho Evariste ni umusore w'imyaka 19 avuka mu murenge wa Rukumberi akarere ka Ngoma umudugudu wa Kigese akagari ka Novi afite impano yo kubumba arabumba Boze François Hollande niko nitwa abumba ibintu abumba imisambi imitozo inkongoro intare ingagi inuma n'ibintu byinshi agiye kutuganiriza atwinjize mu mpano yavukanye impano yikoreye ayimaranye umwaka Bozize TV no kora subscribe kuri YouTube channel izi nama izi nkuru ibi biganiro byiza uzajya ubireba Evariste uraho ndaho cyane amakuru yawe ni makuru ni meza twageze hano batatu ko hari umuntu ufite impano tuvuye i Kigali nka Bozize TV tuje kureba impano yawe watangiye nka ryari natangiye mu kwa karindwi umwaka ushize yego ubwo mu kwa karindwi ubu turi mu kwa 10 bivuze ngo hashize umwaka n'amezi atatu umwaka n'amezi atatu urashize uri umunyabugeni uri umukorikori uri umubumbyi ubumba imisambi ubumba iyi ni intare iyo ni intare iyi ni ingagi iyi ni ingagi bo iyo ni umusambi iyi ni inkongoro y'umutako none niko nabanyana umusambi yego bo mu by'ukuri se iyi mpano yawe yatangiye ite yaje ite tubwire mu by'ukuri ukuntu wimbishemo impano ko wajya ubumba ibintu nk'ibi ngibi ukajya ugenda gukora ibintu bikabya ese ubikora ute tubwire twinjize mu mpano wabitekereje twinjizemo bitangira ubu ngubu natangiye nyine ku tuntu nta kigenda ku buryo nta muntu wampa n'igice cy'ijana bigenda biza nyine bikura hanyuma rimwe na rimwe simbikore ariko nyine naje guhura n'umuntu anyibwira yuko ikintu cyose ngomba gutekereza ngomba kugikora ndiko nkoze ikintu cya mbere mbona birakunze nanjye ndabikunda hanyuma bikankomerezaho nuko byaje warabitekereje ko ati niba nabitekereza nabikora ubwo uragerageza urareba ndabikora birakunda hanyuma abantu bose nyine batangira kubyishimira nanjye nangira kubyishima no kubikora no kubikunda mbo ku munsi umaze ugeze ko wakora amafaranga ahe ku munsi wakora amafaranga ahe umunsi nyine ubu nakora nk'imisambi nk'ibiri kandi umusambi umwe aba ari 3,000 ku bwawe ku munsi witonze umeze neza wakora imisambi 2 umusambi umwe ni 3,000 mu by'ukuri ujyana ku isoko cyangwa abantu baza kura hano mu rugo yego kuri komande nyine umuntu akaza kamwe ngo mbimukorere hanyuma ubikora nk'uko umuntu yagusanga mu rugo akagusanga umuntu yagusanga ku isoko aho yagusanga hose we ubikora uko mutamuvugana iyi ntare wishaye kuyibona iyi ntare kuyibumba amafaranga angahe iyi ntare wishaye wabumbye nayo neza cyane iyi ndi kuyikora muri beto n'ibihumbi 20 ukoze muri beto ugakoresha agasima n'amabuye na konkazi byabyara 20 niyo baguha iyi ngagi yo nyine ni 5,000 iyi ngagi yakoze muri beto meze neza ni 5,000 yego
ndayibona neza rwose, ufite n'amaso, intare ifite n'ururimi. Noneho rero hari abantu bagukurikiye kandi bifuza ko watera imbere, bifuza kukuzamura. Iyi mpano ubu ni ubugeni bukomeye cyane, iyi ni impano ikomeye cyane, iyi mpano ufite ntabwo wayisanga ahandi. Mu by'ukuri inkunga basaba ni iyihe? Inkunga nasaba nyine wenda nko mu muterankunga akanzamo, wenda nkaba nabigira mu mashuri yabyo nkarushaho kubimenya. Bishobotse ukabona umuterankunga, ukajya mu mashuri y'ubugeni, ukajya mu mashuri y'ubukorikori, ukajya ukora ibintu, impano ubunabizi bonahuguweho, byaba byiza. Byaba byiza. Watubwiye ibiciro, ariko ntabwo ujye tubwira uyu muntu nk'uyu amafaranga wamubumbira. Uyu musore rwose umeze neza hano wabumbye, ntabwo tubwiye amafaranga wamubumbira uyu musore. Ukoresheje beto 10,000. Yego. Iyi ni inkongoro. Iyi nkongoro yo ni nkangahe? Nani 3 cyangwa 3. Ubwo urumva igiye kumera nka wa musambi, umusambi ukorera 3,000. Cica none se kuva watangira akazi kawe umaze gukuramo iye nyungu byibura uwaze ko amafaranga nkangahe? Nyine nje inyungu nagize narakoze nyine mpita mboneraho ngura igare. Hari abantu, hari abaturanyi, hari abatanyi sanze hano ngaha bagiye kutubwira ese impano mwakiye mutanga no mu mudugudu. Genda urabaza bamufotora nta n'umuzungu ndabona, ariko rero nawe mufashe nyine nk'umuntu ugiye kumushyira. Bozize François Hollande niko nitwa, masanze abandi bantu ngo bahora bafotora ngo ntacyo bye byatanga. Ukumutaze mbaraga Evarisi, turagushimiye cyane ku mpano ufite, tuzakomeza cyane tugusura, tugushakira abaterankunga. Umuntu ufite azakugufasha wa nimero yashyira ubufasha bwe. Mutanga nimero, umuntu ushaka kugufasha atubwiye nimero, nayo turayandika tujyane i Kigali kugufasha rwose impano nk'igomba kuzamuka. Uratugura nimero. Nimero umuntu agushakiraho ashaka, akeneye intare, akeneye ingagi, akeneye umuntu w'umugabo, umukobwa, akeneye inuma, umusambi, inkongoro, igisabo, ngo ukimubumbire neza cyangwa nk'umutako, nimero yagushakiraho uratubwira. Komeza wandike nimero, niba wifuza gufasha umuntu ngo ni 07 2 14 29 45 7. Iyo nimero ni ya Tigo, Airtel Rwanda, Airtel mu kazi kose. Wifuza kwamamaza, ibikorwa byawe, nitwa Bozize François Hollande official, nkora ko Bozize TV. Mu by'ukuri MTN wamubarizaho ukamushaho inkunga 07 niko mbuze 14 yego, cyangwa 07 035 8 7 5 ahangaha uzashaka inkunga yawe izamugeraho. Ukeneye intare, ingagi, umusambi, umutozo, igisabo, umuntu, inka n'ikinisho cyose arakikubumbira ku mafaranga makeya cyane, nagahenda. Amazina yitwa Imana itwitayeho Evariste. Ndi Bozize François Hollande, ndagusaba gukora subscribe, ukore view, urakora share, ukore like, ukore maze twizamukanire. Ni Bozize TV.